Tariki ya 30 Kanama 2024 nibwo ibinyamakuru bya TV na Radio 1 byabagejeho inkuru y'umwarimu wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Murira, ishuri riherereye mu murenge wa Muganza w'akarere ka Rusizi, wakekwagaho gusambanya abanyeshuri yigisha. Aho ababyeyi bari babwiye urwego rw'ubugenzacyaha ko amaze gusambanya abagera kuri 4 akanabatera inda, umwe muri bo ngo akaba yaramufashije kuyikuramo. Icyo gihe bari babigarutseho muri aya magambo: mfite umwana wiga hariya ku Murira, ariko ibintu byabaye mu kigo byateye abana bacu ubwoba. Umwana akaza akambwira ati, yewe nubwo ndi kwiga ku Murira hari abarimu b'indaya. Ndamubwira ati, ese b'indaya gute? Ati, badutuma mu biro, uwo mwarimu akafata akajya dukora no mu kibuno. Umwana yemera ko yajyanywe gukurwamo inda ndetse n'umwarimu wagenje ute wayimuteye. Icyo gihe urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwasuye abaturage ba Muganza. Bakimara kubagezaho iki kibazo, rwahise rubabwira ko rugiye gusubiramo dosiye neza kugira ngo rumenye impamvu uyu mwarimu yaba akidegembya, na cyane ko yari yarafashwe ariko akaza kurekurwa mu buryo budasobanutse. Kuri ubu uyu mwarimu yamaze gutabwa muri yombi, ariko si we wenyine wafunzwe kuko yafunganywe n'umuyobozi w'iki kigo wari wabwiriye RIB mu ruhame iby'amakuru y'uburyo uyu mwarimu asambanya abana muri iki kigo, ndetse n'ushinzwe imyitwarire kuri iki kigo bakunze kwita animateur mu ndimi z'amahanga. Ababyeyi baganira na TV1 rero bavuga ko ibyakozwe byabashimishije ku ruhande rumwe, ariko nanone bikababaza ku rundi ruhande. Nyine aravuga ati, jewe abana nakurikiranye amakuru batubwira yuko uwo mugabo ngo afite inzu hepfo hariya ngo abana bacumbikamo, akajyana yabo bana nyine bene wo batashye. Diregiteri agerageza kubikurikirana, ariko aho byagiye birangira nge ntago mpazi, ariko bigezeho tugiye kumva twumva ngo bafashe diregiteri, bafashe na animateur. Ubwo rero biraducanga. Ubwo rero bari abana mu ngende kubona bari kurengana. Barafashe uriya nyine wahohoteye abana, kuko we hari n'undi yabyariye hano hakurya, we bagiye no kuburana mu kagari. Gitifu aramubwira ati, nkawe w'umwarimu ujya kubyarira umugore umeze gutya, nka umukobwa umeze gutya nkandi. Icyo kibazo koko twaracyumvise, ariko nkanjye ungana gutya mfite imyaka 40. Iyo ndebye mbona wenda hariho abarengana hariho n'abatarengana. Nkubona hano bariho bavuga ngo abana bamwe ngo yabakoragamo, ariko bakavuga ko atabakoreragamo mu kigo, akabakoreramwo aho yagiye kubigishiriza iwabo muri kuru. Icyo nicyo cyabaye urujijo. Twagiye kumva uwo mugabo yamaze kugenda yagezemo, twumva ngo baje gutwara n'abandi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwemeza iby'aya makuru y'ifungwa ry'aba batatu barabareze kuri iki kigo cya JS Murira, nk'uko byagarutsweho na Habimana Alfred, umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu muri aka karere. Ikibazo cy'abarimu bafunzwe harimo umurezi kuri kiriya kigo ukekwaho gusambanya abana yigisha. Raporo twarayibonye, gusa kurikirana na RIB yarafashwe, ariko umuyobozi ushinzwe discipline cyangwa se animateur ndetse n'umuyobozi w'ikigo nabo barafashwe, bari gukorerwaho iperereza kugira ngo barebe ibyo bashinjwa by'ifatanya cyangwa se no gutatanga amakuru ku cyaha cy'ubugome bari bayanze nacyo benda kubakurikirana ngo barebe. Rero bari mu bugenzacyaha nibwo bwaba bufite izindi details. Amakuru TV1 yamenye nuko hari abanyeshuri bamwe b'abakobwa bagiye bava mu ishuri kubera ibikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina bahoraga bahatirwa gukora n'uyu murezi ukekwaho gusambanya abana yigisha. Mu murenge wa Muganza w'akarere ka Rusizi, nari Ntakirutimana Alfred, TV1.